Nitwa Arinatwe Eugene, ndi umufaratiri wa Diocese ya Ruhengeri, Paruwasi ya Bumara. Mvuka mu murenge wa Cyabingo, akarere ka Gakenke. Navutse mu muryango mugari w'abana 10, ariko umwe yaje kwitaba Imana, dusigara turi abana 9. Mwabo bana 10 rero, nge ndi umwana wa 9. Nkaba na bucura mu bahungu, dore ko hasigaye abahungu 2 ndetse n'abakobwa 7. Umuhamagaro wo kuba umusaserdoti mukomora ku bintu 2. Icya mbere ni amatsiko yo kudasobanukirwa neza uwo padiri ari we. Icya kabiri ni inyota yo kwifuza gufasha imbaga y'Imana guhimbaza misa. Nkiri muto nakundaga uburyo nabonaga padiri ari umuntu utandukanye n'abandi, umuntu utuje kandi witonze, bityo abantu bakamutega amatwi. Ibi byatumye njya mu bahereza bato kugira ngo nibura njye negera padiri kuri aritari mukoreho. Kubera ko twari dutuye kure ya paruwasi yanjye yari Rwaza, yaje kubyara nyuma Bumara, ariyo paruwasi yanjye ubu ngubu. Iwacu kuri santrale twabonaga padiri gake gashoboka. Rero nge nibazaga impamvu padiri ataza ngo adufashe guhimbaza misa kenshi gashoboka, cyane cyane ku cyumweru. Ibyo byatumye ntekereza ko ndamutse mbaye umusaserdoti, nge najya njya gusomera misa abantu batuye kure ya paruwasi, ariko icyo gihe natekerezaga abiwacu. Ku kijyanye n'amatsiko, amatsiko ku buryo bwagutse yakomeje kwiyongera ngeze mu iseminari nto. Ngeze mu iseminari nto noneho nabanaga n'abapadiri mbabona hafi yanjye. Nahuye n'abapadiri batandukanye, ariko uko narushagaho kubegera niko nabonaga birushaho kunshanga. Nkabona rimwe na rimwe ni umuntu mbonaho ibyo niteze, ubundi nkabona bitewe n'ibyumviro byanjye si byo mbonye, ariko buri gihe nkabona ni wa muntu mwiza nabonaga kera nkiri muto nifuza kumukoraho. Nyuma y'imyaka 8 ndi mu iseminari nkuru, ubu ndi kwitegura ubudiyakoni. Ndacyari mu rugendo rw'umuhamagaro kandi ndacyafite amatsiko. Ubudiyakoni ni umurimo n'ubutumwa bya kigaragu. Papa Benedicto wa 16 niwe wavuze mu nyandiko ye ya gishumba Deus Caritas ko ubugaragu muri kiliziya ari serivisi y'urukundo mu buryo bukwiye kandi bufasha bose. Rero numva ubudiyakoni buzamfasha gucengera ubutumwa no gushaka bya Yezu. Ni ishuri ryo kuba umugaragu mwiza. Kuba umugaragu wa Diocese ya Ruhengeri, nzaba ngiranye nayo igihango mu gusezerana kubaha umwepiskopi wanjye
no kumwumvira, ntibagiwe n'abasaserdoti bamufasha mu butumwa. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 7, abadiyakoni batorewe mbere na mbere kwitanga no gufasha abandi. Mw'ibi bihe hiyongeraho kuba umufasha w'umwepiskopi ndetse n'umusaserdoti muri liturujiya, tutibagiwe no kwamamaza inkuru nziza mu bayoboke b'Imana. Umusanzu wanjye rero nta wundi utari gufasha abandi, tugendera hamwe kandi turushaho kwitagatifuza. Ibyo byose nkabizingira mu cyo nakwita intego ivuga kandi ihamya ko Imana ariyo mahirwe yacu ndetse n'ibyishimo byacu. Nitwa Bizimana Maurice, nkaba ndi umufaratiri wa Diyoseze ya Ruhengeri, Paruwasi ya Janja, Santarari ya Janja. Aho ni mu karere ka Gakenke, umurenge wa Muzo. Mvuka mu muryango w'abana 6, nkaba ndi umwana wa 4 muri uwo muryango. Nishimira gufatanya n'abandi kwimakaza umuco w'amahoro ndetse n'ubutabera. Ni amahirwe adasanzwe kandi ni umugisha kuvukira mu rugo rw'abakristu gatolika, kuko bagutoza ukiri muto kwitanga ndetse no gukunda ibya kiliziya. Nkiri umwana kuri paruwase yanjye, mvuka muri paruwase igice kinini kigizwe n'imisozi, nabonaga abapadiri bitangira ubutumwa cyane cyane bwo gusura abarwayi, abanyantege nke mu misozi. Ntabwo bakanzwe no kuba ari ahantu harehare ndetse hanagoranye, ahubwo n'abantu babonaga babikunze kandi bakunze ubwo butumwa. Ibyo bikantera ikinyotera ndetse n'amatsiko yo kumenya umupadiri uwo ari we, kuko nabwo ari umuntu ufite imbaraga ndetse n'ubwitange. Ibyo bigatuma numva nkunze uwo muhamagaro w'ubupadiri. Ibyo byatumye njya mu muryango w'abana b'abahereza cyangwa se abahereza bato bafasha padiri. Ibyo ndetse n'ubutumwa twakoraga umunsi ku munsi duherekeza abapadiri gusura abarwayi, byatumye ndushaho kubona ndetse no kunyungutira ubwo butumwa bwabo mu gihe cy'izuba ndetse no mu gihe cy'ubunyereri batiganda. Iyo tuzirikanye ibyanditswe bitagatifu cyane cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 7, dusanga umudiyakoni ari umufasha w'intumwa ndetse umufasha ubafasha mu butumwa, mu kugabura ndetse no gufasha abakene. Ubu ngubu rero dusanga umudiyakoni ari umufasha w'umwepiskopi, ndetse no hirya no hino mu paruwasi yacu iyo hari umudiyakoni dusanga afite ubutumwa bwo kugemurira abarwayi ndetse n'abanyantege nke isakamento ritagatifu ry'Ukaristiya, ndetse akaba ashinzwe akabafasha abapadiri muri liturujiya cyane cyane mu misa. Muri batisimu twinjira mu muryango mushya w'abana b'Imana. Iyo batisimu itugira cyangwa se iduha kugira uruhare ku busaserdoti bwa cyami. Nimba umudiyakoni, nzaba mbaye umugaragu wa bose. Nzaba mbaye koko umufasha w'umwepiskopi ndetse ufatanya n'abandi mu butumwa hirya no hino kugemurira abanyantege nke isakaramentu. Nkafatanya n'abapadiri ndetse n'abakristo muri rusange ubutumwa kiliziya iduhamagarira. Hari bakuru banjye nje nsanga muri uyu muhamagaro cyangwa se muri iyi nzira.
ni umwanya mwiza mbonye wo gufasha kiliziya. Hari ibyiza byinshi bagezeho, hari ibyo bakoze kandi bagize neza. Ni umwanya mwiza wo gufatanya nabo kugira ngo uyu muhamagaro urusheho kwitangira kiliziya tutigana nk'uko nabo bahora babigenza umunsi ku munsi. Ibyo nzabikora nyobowe n'amagambo nazirikanye kandi mpora nzirikana dusanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo n'intumwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 2 adushishikariza kugira urukundo n'ubwitange bizatubera nk'ituro rishimisha Imana. Ibyo bizamfasha mu gukomeza gutagatifuza imbaga, kwiyobora no kwigisha. Ni byiza ko muri diocese ya Ruhengeri dufite umurongo tugenderamo. Nanjye nk'uwitegura kuba umudiyakoni, umusanzu wanjye wa mbere no gukomeza gufatanya nabo nabivuze, ndetse no gukomeza kuzirikana iyo ntego ya diocese yacu ifite iyo ntego yo kwegera abakristu, kubafasha. Ibyo byose umuntu akabikora ari umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'umunyakuri kandi wo kwizerwa. Ibyo umuntu abiharanira kandi yunze ubumwe n'Imana, umwepiskopi n'abapadiri bakuru banje ndetse n'abakristu bose muri rusange. Ni byiza ko dukomeza umuryango muri iki gihe cyane cyane uhura n'ibibazo bikomeye bigiye bitandukanye byugarije isi. Ibyo bizatuma twubaka kiliziya ifite intego kandi Yezu Kristu yayiragije mu rukundo. Nitwa Muhayeyezu Aroni, umufaratiri wa diocese ya Ruhengeri, paruwase Gahunga, umurenge wa Cyuve, akarere ka Musanze. Mfite papa gusa, ndi umwana wa mbere mu bana 5. Umuhamagaro wanjye ukubiye mu bihe bibiri by'ingenzi. Ibyo bihe nkaba mbifata nk'imbarutso zikomeye cyane mu muhamagaro wanjye. Igihe cya mbere gitangira ndi umwana mutoya cyane, umwana utangiye kumenya ubwenge. Kigatangirana n'imyambaro, umwambaro abapadiri bo muri paruwase yanjye bajya bambara. Nigeze kuvuga ko mvuka muri paruwase ya Gahunga. Iyo paruwasi ubusanzwe ni paruwasi y'abapadiri b'abakarume. Hari umwambaro rero bagira w'umuryango, uwo mwambaro akaba ari wo wankuruye mu bwana bwanjye. Nkajya nsaba Imana kugira ngo nanjye nzawambare kuko nabonaga ari mwiza cyane. Naje gukura rero nza kugira amahirwe njya mu seminari nto. Ngeze mu seminari nto Inkumba, naje kugira mu mwaka wa 2, ngeze mu mwaka wa 2 biza guhinduka. Noneho icyari umuhamagaro wo kuzaba padiri gihinduka ibindi, numva mu buzima bwanjye nshaka kuzaba ikindi kintu kitari kuba padiri. Ngeze mu mwaka wa 5 ariho dusanga ikindi gihe cya 2 fata nk'imbarutso ikomeye cyane mu muhamagaro wanjye. Twaje kugira umuyobozi w'iseminari, ari we watumye muri njyewe nongera kugira ikinyotera cyo gukomeza inzira nari yemeje gukurikira kuva mu bwana bwanjye. Namubonaga uburyo yitangaga, nkabona uburyo akunda abantu, numva muri njyewe havutsemo icyo kibatsi cyo kugira ngo nzamere nkawe. Naje kugira mu mwaka wa 6 seminari ntoya Inkumba, nza gusaba umwepiskopi ko najya mu seminari nkuru, ariko nshaka kugira ngo nzamere nk'uko uwo muyobozi yari ameze, uburyo yitanga, yakira abantu, akunda abantu, urugwiro, ishyaka yabaga afite. Naje kugira mu seminari nkuru rero. Seminari nkuru amasomo twagiye duhabwamo uburere, abayobozi ba roho nagiye mpura nabo, abo bose bagiye bankundisha kiliziya ndetse bakarushaho no kunkundisha Imana, ku buryo ubu ngubu intego mfite ari ukugira ngo muri kiliziya
nitange wese kandi nkore ntizigama ngirira umuryango w'Imana. Kugira ngo twumve umudiyakoni, mbere na mbere duhera ku iryo jambo. Ubundi umudiyakoni bikomoka ku ijambo ry'ikigereki, diakonos, bisobanura umugaragu. Muri Kiliziya rero umudiyakoni akaba ari uwo mugaragu, umuhereza ugomba kuba mbere na mbere umufasha. Muri Kiliziya rero umudiyakoni akaba ari uwo mugaragu, ndetse n'ubutumwa agomba gukora ukaba ari ukuba umugaragu mbere na mbere wa Kiliziya, umugaragu wa Yezu Kirisitu. Akaba agomba gukorana bya hafi n'umwepiskopi we ndetse n'abasaserdoti asanze, abapadiri, ndavuga abapadiri. Muri Kiliziya rero umudiyakoni agomba kuba mbere na mbere ari umugabo, igitsina gabo, akaba yarabatijwe, mbese akaba yarahawe amasakramentu y'ibanze, batisimu, ugukomezwa ndetse n'Ukaristiya. Noneho ndetse akaba yaravugiwe isengesho ndetse akaramburirwaho ibiganza bimwegurira ubwo butumwa ahamagariwe muri Kiliziya. Ubudiyakoni rero muti tubukura muri Kiliziya. Ubudiyakoni muri Kiliziya bukaba butangirana n'igihe cy'intumwa. Kera cyane mu ntangiriro y'ubukirisitu tubisanga mu byakozwe n'intumwa, umutwe wa 6, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Tubona ko intumwa zatoye abadiyakoni kugira ngo babafashe mu murimo ujyanye no kwita ku bikorwa by'urukundo, ariko intumwa nazo zikiyegurira nta kizikoma mu nkokora ubutumwa bwo kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kirisitu. Muri Kiliziya rero nimara guhabwa ubudiyakoni birumvikana ko nzahinduka rwose, kubera yuko nzaramburirwaho ibiganza n'umwepiskopi ndetse amvugireho n'isengesho rinyegurira Imana rikanyegurira na Kiliziya ya Yezu Kirisitu. Kubw'iryo sengesho nzaba ninjiye ntyo mu rugaga cyangwa se mu nzego nyobozi za Kiliziya, arizo ubwepiskopi, ubupadiri ndetse n'ubudiyakoni. Umudiyakoni rero nkaba ngomba gufasha umwepiskopi ndetse n'abapadiri cyane cyane mu murimo ujyanye na liturujiya, imirimo yo kuri aritari ndetse no kwitangira ibikorwa by'urukundo. Ikindi cya gatatu nuko kigaragaza ko nzahinduka, nuko mpamagariwe kwagura umuryango w'Imana. Ubudiyakoni buzampa ububasha bwo kwagura umuryango w'Imana binyuze mu isakramentu rya batisimu ngomba kujya ntanga. Icyo nzanye muri Kiliziya gishingiye cyane cyane mu magambo dukura mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka, umutwe wa 22, umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 27. Aho dusangamo inyigisho Yezu Kristo ubwe yahaye abigishwa be, ababwira ko ushaka kuba mukuru muri bo agomba kuba umugaragu wa bose ndetse akamera nk'umwana mutoya. Muri Kiliziya rero hari uko abantu badufata, ndetse cyane cyane nkatwe tuba tugeze mu nzego nyobozi, abantu bakaba bagufata cyangwa se abakristo nk'umuyobozi nk'uko isi byumva. Ntabwo rero muri twebwe ari ukuba umuyobozi nk'uko isi byumva, ahubwo ni ukuba umugaragu wa bose. Birumvikana nge nzabanje kuba umugaragu mbere na mbere wa Yezu Kirisitu ndetse n'umugaragu w'umuryango w'Imana Kiliziya. Birumvikana ngerageza kunga ubumwe n'umwepiskopi wanjye ndetse n'abasaserdoti nzaba nsanze mu butumwa. Akaba ariyo mpamvu intego yanjye igira iti ndi hagati yanyu nk'umuhereza.
Nitwa Ndayiringiye Aristoni, ndi umufaratiri wa Diyoseze ya Ruhengeri, mvuka muri Paruwasi ya Rwaza, Santarari ya Rwaza. Ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Rwaza. Mu babyeyi banjye mfite mama gusa, nanjye akaba ari njye mwana wenyine afite. Umuhamagaro wanjye aho waturutse navuga ko ushinze imizi mu muryango wa Gikristo nakuriyemo n'uburere bwa Gikristo nazamukiyemo. Navutse umuryango wacu dusenga, ari abakristo bakunda gusenga, nkora njyana kenshi na mama mu misa ku cyumweru, mu minsi mikuru ndetse na rimwe no mu mibyizi. Kubera ubwo buzima bwa Gikristo byatumye nkura nkunze abihaye Imana, abapadiri. Nagiye guca akenge mbona nkunda abapadiri. Iwacu Rwaza hari abapadiri b'abazungu, nkumva ndabakunze, nava no mu misa nkagerageza kwigana ibyo nabonye bakora, nkumva nanjye nzaba umupadiri. Ndibuka abapadiri babiri nakundaga by'umwihariko, uwitwa Dejambrine na Matedi. Nkabigana kenshi ngerageza gusubiramo ibyo nabonye bari gukora, nanjye nkumva nzaba padiri byanga bikunze. Aho nkuriye rero ntangiye kwiga, nyuma yo guhabwa Ukaristiya ya mbere, nahise njya mu muryango w'abahereza ndetse n'umuryango w'abana b'abaririmbyi Poli Cantores. N'abarezi banjye batangiye kubona ko uwo muhamagaro wo kwiha Imana ndimo batangira kumfasha, nuko mwaka wa 4 w'amashuri abanza ntangira urugendo rwo kwitegura kuzakora ikizamini cya seminari ntoya. Ngeze mu wa 6 naragikoze ndagitsinda, niga seminari ntoya Nkumba ndayirangiza, nandika nsaba umwepiskopi wa Diyoseze ya Ruhengeri ko yanyemerera nanjye nkatangira urugendo rwa seminari nkuru nitegura kuzaba umupadiri. Niho natangiriye rero kwitegura bya hafi, ngira Rutongo mu seminari nkuru y'Urutongo, nkomeza mu Kabgayi, nkomereza mu Nyakibanda, none dore ubu ngeze mu mwaka wa 3 wa teolojiya aho nitegura guhabwa ubudiyakoni. Umudiyakoni, iyo bavuze umudiyakoni numva ko ni umugaragu wa Nyagasani, akaba umuhereza wa Yezu Kristo muri kiliziya ye. By'umwihariko ni umufasha, afasha kandi akaba hafi umwepiskopi ndetse n'abapadiri igihe batura igitambo cy'Ukaristiya. Ariko kandi agatorerwa kuba hafi ya buri wese, kuba hafi y'abakristo, cyane cyane abo baciye bugufi, abakene, imbabare n'abandi bose, by'umwihariko bakeneye ijambo ry'Imana. Nimba umudiyakoni hari byinshi nzahinduka ikintu kinini cyane, kuko nanjye wese nzahinduka. Nzaba niyeguriye kiliziya ya Kristo bidasubirwaho, nyuze mu masezerano nzagira, niyemeze kumvira umwepiskopi wanjye nk'uhagarariye kiliziya ya Kristo, kandi nzarushaho kugenda nsa na Kristo nzakorera muri kiliziya ngenda mwegera kurushaho. Hazahinduka byinshi cyane rero, haba mu buzima bwanjye ndetse haba no mu mibereho, yewe haba no mu bukristo bwanjye, kuko nzaba ngiyewe none nshizwe ku ntorewe bya hafi kwegera Yezu Kristo kurusha abandi, ahubwo nkamwegereza abandi. Icyo nzanye muri kiliziya nimara guhabwa ubudiyakoni, ndaje njye wese icyambere ni ubuzima bwanjye, ubwenge bwanjye, umutima wanjye ndetse n'imbaraga mfite, numva zose nzaba nzeguriye kiliziya. Ahasigaye umpamagaye nitabye niwe uzi icyo azangenera, ni Nyagasani Yezu Kristo. Njyewe icyo nzanye nuko niteguye kumukorera muri kiliziya ye. Ni nacyo cyatumye mfata intego igira iti uko nzamera ni wowe ukuzi. Nyagasani wanyitoreye ni uzi icyo yangeneye. Icyo nje gukora nuko niyemeje kuzamwumvira no kuzajya hazanyohereza hose muri kiliziya ye, mfasha abo nzahasanga kandi ntizigamye. Nitwa Niyikora Patrick Consolateur, umufaratiri wa Diyoseze ya Ruhengeri, mvuka muri Paruwasi ya Busogo. Ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Mvuka mu muryango w'abana 4, muri bo nkaba uwa 4. Ababyeyi uwo nsigaranye nawe ni mama. Nkiri muto najyaga niyumvamo icyifuzo cyo kuba umupadiri.
nkabyiyumva ku mutima. Umuntu yambaza ati se urumva uzaba iki, nkumva rwose ntashidikanyije nkamusubiza nihuse ko numva nzaba umupadiri. Nabyiyumvaga ku mutima, ubu nkaba ntekereza ko ryaba ari ijwi ry'umutimanama ryabaga riri kumpamagarira kuzaba umupadiri. Ikindi kandi nkiri muto hari ukuntu Imana yanyigaragarije ku buryo nabwo mpamya ntashidikanya ko kuba nayiyegurira ntacyo byaba bitwaye, kuyegurira ubuzima bwanjye mba ntacyo byaba bitwaye. Ibyo ngibyo byose byashyigikirwaga nuko navukaga mu muryango w'abakristu, badutozaga ubukristu, badutozaga isengesho kandi bakadutoza kwitabira gahunda za kiliziya. Bikaba byaratumye nkunda kiliziya nkiri muto. Ikindi kandi ndibuka ko mu buto bwanjye iwacu habaga abapadiri b'abazungu, abo bita abapadiri bera, bo bakoreraga ubutumwa muri paruwase yacu. Nabonaga bafite urukundo n'ishyaka ndetse n'urugwiro, kandi bari abazungu bagakorera ubutumwa iwacu, nkabona ari ikintu cyiza. Ubwo bwitange bwakuye umuzungu iwabo akaza gukorera ubutumwa iwacu, nabonaga harimo akantu cyangwa se ikintu kiremereye cyane gikomoka ku Mana, gituma abantu bava iyo gihera bakaza kwitangira abandi batanabazi. Ibyo ngibyo byanteye kumva nanjye nkunze ubupadiri, kumva nkunze kwitangira abandi. Muri ubwo buto bwanjye maze guhabwa amasakaramentu y'ibanze, nagiye mu muryango w'abahereza, aho natorezwaga cyane kumenya byinshi kuri kiliziya ndetse no gukora imirimo mitagatifu. Nkaba narayikoranaga ibyishimo, numva rwose mbyishimiye. Hanyuma noneho nkakurikirana n'amakuru ajyanye n'uko umuntu abigenza kugira ngo azabe umupadiri. Menya ko abantu biga mu seminari nto bakiga no mu seminari nkuru. Noneho soje amashuri abanza, nakoze ikizami kinyemerera kujya mu seminari nto, ndagitsinda. Hanyuma njya mu seminari nto, ndarerwa, ntozwa imico myiza. Ndangiye seminari nto numva nkifitemo icyo cyifuzo, njya mu seminari nkuru. None ubu ngubu ndi kwitegura ubudiyakoni bunganisha ku bupadiri. Icyo cyifuzo n'ubu ngubu ndacyakifitemo, ndetse numva cyarakuze kurushaho. Ndashimira Imana yanshyizemo icyo cyifuzo, ikaba yarakomeje kukinkomereza kugeza na n'ubu. Umudiyakoni ni umuntu utorwa n'Imana, kandi ni ku buntu bwayo, ku bw'ingabire yayo. Umudiyakoni kandi ahabwa ubudiyakoni abikesha kuramburirwaho ibiganza n'umwepiskopi, agahabwa ubutumwa bwo kumufasha umwepiskopi ndetse n'abapadiri mu mirimo mitagatifu. Agahabwa ubutumwa kandi bwo gutangaza no kwigisha ijambo ry'Imana, guhagararira kiliziya mu masakaramentu hamwe n'amwe, irya batisimu n'iryo gushyingirwa. Ndetse kandi ahabwa ubutumwa bwo gutanga ukarisitiya ndetse no kwigemurira abanyantege nke. Byose akabikora mu bwitange kandi mu rukundo. Iyo ngabire y'Imana rero nimara kwihabwa, ndumva nifitemo icyifuzo cyo kuzayakira neza, kandi nkazaharanira kuyisigasira uko nshoboye. Kandi ubwo butumwa nzabukora nzirikana amagambo Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote mu ibaruwa ya mbere ya Timote, umutwe wa 3 umurongo wa 8, aho yamubwiye ati umudiyakoni agomba kuba ari inyangamugayo kandi akirinda uburyarya. Ubwo butumwa kandi nzabukora niyambaza Mutagatifu Polikarupe, wavuze ko umudiyakoni agomba kuba ari umunyampuhwe, umunyeshyaka, kandi akarangwa n'ukuri kwa Yezu Kristu, umugaragu wa bose. Icyo numva cyangwa umusanzu wanjye muri kiliziya, by'umwihariko muri diyoseze ya Ruhengeri, ni uko numva ko umusanzu wa mbere ari njye ubwanjye. Nzaza uko ndi kandi nzakora uko nshoboye, nzagerageza kurangiza neza ubutumwa nzahabwa n'umwepiskopi ndetse n'ubundi butumwa bujyanye n'inshingano nzaba mfite. Nzagerageza kubukora nunze ubumwe n'Imana,
nunze ubumwe n'umwepiskopi, nunze ubumwe n'abagenzi banjye ndetse nunze ubumwe n'abakristu bose Imana izantumaho. Byose nzabikora nzirikana urukundo Yezu yadukunze kandi yaturaze, aho yagize ati mbahaye itegeko rishya, nimukundane kandi mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Tubisanga mu Ivanjili ya Yezu Kristu kwanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 34. Nitwa Niyonsaba Innocent, umufaratiri wa Diyosezi ya Ruhengeri, mvuka muri Paruwasi ya Butete mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Mvuka mu muryango w'abana 6, haba umwana wa 4, mu bahungu 4 n'abakobwa 2. Iby'urugendo rw'umuhamagaro wanjye ntabwo byoroshe kubivuga ku buryo bunyuze ubwenge, ariko ngiye kubabwira muri make iby'urwo rugendo kugeza uyu munsi niteguraho kuba umudiyakoni. Umuhamagaro wanjye watangiye kera ndi umwana, bikurije ku kuba narabonaga abapadiri nubwo kari gakeya kubera hano twari dutuye muri Santarari, ariko uko nabonye padiri byatumye numva nanjye nabawe. Byatangiye kera nkiri muri primaire ndi umwana, ntaranatangira mu wa 4. Nuko numva igitekerezo ngifite cyo kuba padiri, birakomeza nkagenda nshakisha amakuru y'icatuma ngera ku bupadiri. Nibwo nageze mu wa 5 rero ntangira kubaririza, bambwira ko kugira ngo ube padiri bisaba kwiga mu seminari nto, ukiga no mu nkuru ukazabona uba padiri. Ni muri urwo rwego rero natangiye gukora ibizamini byaduteguraga kwinjira mu seminari ntoya nkabitsinda. Ndibuka ko ndi mu wa 6 twagiraga umwarimu watebyaga avuga ngo nzaba padiri maze nimfa nzamuhambe. Narabikoze rero ndatsinda njya mu seminari nto, ndetse ntangira no kumva ko kuko umwe nageze mu seminari nabaye padiri byarangiye. Ndakomeza gutyo ndiga amasomo asanzwe, ariko hakiyongeraho n'ibindi biba bigenewe umuseminari, nk'umuntu uri mu seminari yagenewe kurera abazavamo abapadiri. Narize rero, Imana imfashijemo ndiga ngera mu wa 6. Uko nagendaga niga numvaga ryajwi rimbwira ngo nzabe padiri rigihari, kuko batugiraga inama yo kubaza abapere spirituel, abayobozi ba roho, ibyerekeranye n'umuhamagaro. Nanjye ntabwo nirangayeho, nabajije abo nari naratoye ngo bamfashe, bagakomeza kunyobora bambwira n'uburyo nakwitwara mu gihe ncumva koko iryo jwi rimbwira kuba padiri nkirifite. Narize ngera mu wa 6 rero numva koko naba padiri, akaba ariko ngenda mbona n'izindi mpamvu uko ubwenge bugenda bwiyongera yatuma mbwira umuntu naba padiri nubwo atari nje wumvaga nihamagarira kuba we. Nandikiye umwepiskopi rero ndangije mu wa 6 musaba kuzakomeza mu seminari nkuru kugira ngo nzabe padiri koko. Ndibuka ko yambajije mbere yo kunyohereza ati caguteye kuba padiri ni iki. Mu bisubizo 2 namuhaye, kimwe n'icyuko ntazi impamvu karuko niyumva gusa gutyo nshaka kuba padiri. Ikindi ni uko namubwiye ko nkurikije uko mbona tubayeho muri Santarari n'uburyo abapadiri baba bakenewe kandi bakaboneka igihe gito cyane, numva nanjye natanga umusanzu wanjye mu gufasha imbaga y'Imana. Nuko aranyemerera ndakomeza nja mu seminari nkuru, maze niga filozofiya, nzana hano mu Nyakibanda niga teolojiya nkandi mu mwaka wa 3 nitegura guhabwa ubudiyakoni. Mwiyo myaka yose rero ntabwo ryajwi rigeze rihwema kunyibutsa ko nkwiye kuba umupadiri, ndetse ko nkwiye no kwitwara bihuranye n'umuntu ushaka kuba padiri koko. Kugeza ubu rero mw'iki gihe numva renda kuba umudiyakoni, nimara kuba we icyo bizamfasha ni ugufasha kurushaho kuba umugaragu wa bose,
no gukorera bose tubigiriye Kristo na Kiliziya ye. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abadiyakoni babereyeho bari bashiriweho gufasha intumwa mu murimo w'ubugabuzi. Nanjye rero nimba umudiyakoni nzarushaho gufasha umwepiskopi ariwe musimbura wa mbere w'intumwa, ndetse n'abandi bamufasha aribo bapadiri, nkabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi, cyane cyane muri liturujia n'indi mirimo ikorwa n'abapadiri ndetse n'umwepiskopi mu murima w'Imana ariwo Kiliziya. Umusanzu nzaba nzanye nta kindi gisha mfite nakura munsi y'isi uretse kuzana imbaraga mfite n'ubushake kugira ngo bije gufasha abandi babikeneye, ariko nanje ntiyibagiwe kuko mu gufasha abandi nanje mba nifasha nk'umuntu uri mu murima w'Imana. Nitwa Theogene Nizeyimana, umufuratiri wa Diyosezi ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Nemba, santarari ya Karama mu karere ka Gakenke. Mvuka mu muryango w'abana 6, abakobwa 4, abahungu turi 2, nkaba ndi imfura mu muryango. Umuhamagaro ni urugendo rukomeje. Ni urugendo navuga mu bice 4. Igice cya mbere kijyanye no mu buto bwanjye. Nari mfite sogokuru wari urwaye, yari afite umukateshiste wamugemuriraga isakaramentu, maze ubwo yabaga yamugemuriye akaza, amasengesho yakoreshaga yari amasengesho sogokuru yari yatwigishije, noneho nkumva nshaka kuba aho ngaho igihe baga bamugemuriye isakaramentu. Narebaga uburyo yabaga yambaye ikanzu, nkumva nanjye ngize inyota yo kwazambara iyo kanzu kazajya nsura nanjye abarwayi. Maze guhabwa Eucharistia ya mbere, nahise ninjira mu muryango w'abahereza bato ba misa, nibwo narushijeho noneho gukunda umupadiri, kuko twari dufite abapadiri b'abazungu b'abarazariste. Nareba uburyo padiri yambaye, uburyo atuganiriza, uburyo atwitayeho, nkumva nanjye ndabikunze, nkumva nanjye nshaka kuzibera padiri. Ndi mu mwaka wa 6 wa pirimeri, mu gihembwe cya 2 mu mpera zacyo, nagiye kuri paruwasi njya kwibariza padiri igisabwa kugira ngo umuntu ajye kwiga mu seminari ntoya kugira ngo azabe padiri. Padiri akimbona yahise ambwira ati ngize amahirwe, hari uwo twohereje none bamwanze wazajya gukora ikizamini cyo kwinjira mu seminari nto kubera imyaka, ati niba witeguye wahituza nawe ukajya gukora. Muri icyo cyumweru twarimo icyakurikiyeho nahise njya gukora, maze mu bana 14 twe twagiye gukora dutsindamo turi 2, ngumva ntangiye iseminari ntoya ya Nkumba. Ndakomeza ndangije nandikira umwepiskopi musaba kanyemera kujya mu seminari nkuru ya Rutongo, marangije nkomereza mu seminari nkuru ya Kabgayi, marangije nandikira umwepiskopi musaba ko yanyemerera kujya mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Ubu ngubu ndi mu mwaka wa 3 wa teolojiya, ndi kwitegura ubudiyakoni. Igice cya 2 ni urugendo nagiye ngiriramo amahirwe yo guhura n'abasasaridoti, bakansangiza, bakansobanurira ku bijyanye no kuba umupadiri icyo ari cyo, bakangira inama, ndetse na n'ubu ngubu bakaba bagikomeje kungira inama. Igice cya 3 ni ibiruhuko nagiye ngirira mu maparuwasi atandukanye, nkarebamo ibyishimo by'abapadiri, ubutumwa bwabo, bikarutuma ndushaho gukunda ubusasaridoti. Igice cya 4 mfite abavandimwe, ababyeyi, inshuti n'abagira neza bona banshigikiye muri uru rugendo, cyane cyane mu isengesho,
bikaba bituma ndushaho gukomera muri iyi nzira kuko mfite n'abandi inyuma banshigikiye mu isengesho. Umudiyakoni ni umugaragu w'abayoboke ba Nyagasani, nicyo ahamagariwe. Ngicyo nanjye numva ngomba kwihatira kuba umugaragu w'abayoboke ba Nyagasani, bashyira inkuru nziza ya Yezu Kristo, bagaburira umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, nsura abarwayi nkabagemurira sakramento bitagatifu by'Ukaristiya, ndetse n'ubundi butumwa bugenewe umudiyakoni nk'uko igitabo cy'amategeko ya Kiliziya kibivuga. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko umutwe wa 2 umurongo wa 14 itwereka Yezu atora Levi, ngo yaramuhamagaye aramubwira ati nkurikira, nuko arahaguruka aramukurikira. Ngicyo nanjye mpamagariwe gukurikira Yezu Kristo kurushaho, kwitagatifuza kurushaho, bityo nkafasha abayoboke ba Nyagasani cyane cyane abadiyosezi ya Ruhengeri gukomeza gukurikira Yezu Kristo, gukomeza kwitagatifuza kurushaho, maze twese tugakomeza gufatana urunana dushora imizi muri Kristo. Nitwa Nkoreyimana Valentin, ndi umufaratiri wa diyosezi ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Mwange, ni mu karere ka Burera, umurenge wa Nemba. Mvuka mu muryango w'abana 5, ndi umwana wa 3, ababyeyi bombi baracyariho. Uko umuhamagaro wanjye waje, iki ni ikibazo kitoroshye guhita umuntu agisubiza, cyane ko muri iki gihe Imana itagihamagara nk'uko yabigenzerizaga abakurambere bacu mu myaka yashize, aho yahamagariraga ahantu runaka hazwi, igahamagara abantu bazwi mu gihe runaka, maze ikabaha ubutumwa, ako kanya nabo bagahita bitaba. Kuri ubu ngubu umuhamagaro ni urugendo. Nanjye urwo rugendo rero nararukoze ku buryo bugaragara, kuva mu iseminari nto kugera uyu munsi ubwo nitegura ingabire y'ubudiyakoni bya hafi. Umuhamagaro wanjye rero nsanga ushinze imizi mu byo nabumbira mu ngingo 3. Ingingo ya mbere ni ukuba mvuka mu muryango w'Abakristo. Nagize amahirwe akomeye cyane, mvukira mu muryango w'Abakristo. Ababyeyi banjye bampesha amasakaramentu y'ibanze nkiri mutoya, bantoza isengesho, banjyana mu muryango wa Gisiyo Gatolika, ndetse nkurira no mu muryango w'abahereza bato. Ibyo ngibyo rero byose byaramfashije kandi bikomeza kunyegereza Kiliziya no kurushaho kuyikunda. Aho ngiriye mu seminari nto naho bakomeje kumperekeza kugirana n'ubu, uko bashoboye kose baramperekeza mu bigaragara ndetse no mu isengesho bamvugira. Indi ngingo nashyiramo umuhamagaro wanjye nuko Imana yagiye yigaragaza mu buzima bwanjye. Imana yigaragaje cyane mu buzima bwanjye nk'indahemuka, Imana ikomera ku isezerano igirana n'abantu, Imana ifite urukundo. Igihe nayitabaje yarantabaye, igihe nayitakiye yatabaye bwangu. Ibyo ngibyo rero bikankurura cyane, nkumva nanjye mu kunoza uwo mugambi nkwiriye kubaho ariyo yonyine mbereyeho, ariyo negukiye nitangira ubutumwa bwayo. Indi ngingo nabumbiramo umuhamagaro wanjye n'abantu Imana yaremye, cyane cyane abasasaridoti bayo. Kuva kera ndi umwana muto, cyane cyane igihe nari mu muryango w'abahereza bato, nabonaga umupadiri ukuntu yitangira Kiliziya, ukuntu aba yitaye ku bantu bose, abakecuru n'abasaza, abana, abakuru n'abato, abo ngabo bose buri bo abereyeho. Nkumva nanjye ndabikunze, nkumva nanjye iyo nzira yamfasha kwitagatifuza. Nindamuka mbaye umudiyakoni, ikizahinduka ku buzima bwanjye ni ukurushaho gusa na Kristo, we utaraje kugaragirwa, ahubwo waje gutanga ubuzima bwe
kugira ngo ube incungu ya benshi. We waje kuba umugaragu, nanjye ndifuza kuba umugaragu, nkitangira kiliziya nkayiha ubuzima bwanjye bwose. Ni nacyo ubudiyakoni bivuga, biva ku ijambo ry'ikigereki diakonos, bikavuga umugaragu. Nanjye rero ndifuza ko igihe nabaye umudiyakoni nzarushaho kwitangira kiliziya nkaba umugaragu wa bose, cyane cyane nkafatanya n'umwepiskopi wanjye, nkafatanya n'abasaseridoti ba diyosezi ya Ruhengeri kwitangira umurimo w'Imana. Umusanzu wanjye nindamuka mbaye umudiyakoni ni ukurushaho kwitangira umuryango w'Imana, gukunda umuryango w'Imana nkawuha ubuzima bwanjye. Nzafatanya nabo nzasanga kandi niteguye ko bizagenda neza. Nitwa Narcisse Nsababera, ndi umufaratiri wa diyosezi ya Ruhengeri, mvuka muri paruwasi ya Janja, santarare ya Gitabi, ni mu karere ka Gakenke, umurenge wa Muzo. Mvuka mu muryango w'abana 6, nkaba ndi uwa 3 muri abo bana. Ibyatumye uyu muhamagaro nzamo ni byinshi cyane, ariko nabikubira mu kintu kimwe, nakwita imigirire n'imimerere by'abapadiri. Kera nkiri muto nakundaga kujya mu misa, noneho misa yarangira akora uko nshoboye kose ngo nsuhuze umupadiri. Ibyishimo n'urugwiro banyakiranaga byatumaga numva mbakunze cyane, bimbibamo n'ikinyotera kidasanzwe cyo kumva nanjye naba umupadiri. Icyo kinyotera rero naragikuranye, nkitangirana n'uru rugendo mu iseminari nto ya Nkumba, ku buryo kugeza na n'ubu ibyo byishimo byakomeje kundanga, ndetse n'icyo cyifuzo gikomeza kurushaho gukura cyo kumva nanjye naba umusaseridoti. Abasaseridoti rero bambereye urumuri rumenyesha Yezu Kristo umusaseridoti mukuru, ndetse bivomamo n'imbaraga zo gushyigikira icyo cyifuzo cyanjye cyo kuba umusaseridoti. Umudiyakoni muri kiliziya ni umufasha w'umwepiskopi n'abapadiri mu mirimo yabo ya gitumwa, cyane cyane wo kwamamaza ijambo ry'Imana no gutagatifuza imbaga y'Imana. Umudiyakoni kandi akaba ashinzwe gushishikariza abakristo n'abatari bo kumenya amahame y'ukwemera kwa kiliziya ndetse no kuyabatoza. Kuba umudiyakoni rero muri kiliziya mbere na mbere bivuga kuba umugaragu wa Yezu Kristo, kandi tuzi ko Yezu Kristo yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be. Ikizahinduka muri nge gishingiye ku masezerano nzagira, amasezerano yo kudashaka, ukumvira ndetse n'ubukene. Ayo masezerano rero cyane cyane yo kudashaka, kuri nge numva zambera nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isoko y'imbaraga mu mirimo ya gisaseridoti nzaba nshinzwe, ndetse bizambere n'ikimenyetso cy'ukwegukira Imana burundu ku buryo buhebuje. Ibyo rero bikazamfasha gukurikira Yezu Kristo no kwitangira ubutumwa bwe muri kiliziya, ndetse no kwitangira imbaga y'Imana nta kinziga. Nta kindi kitari ukwinjira neza mu murongo Yezu Kristo yahaye kiliziya ye wo
wo kwamamaza inkuru nziza kugera ku mpera y'isi. Ibyo rero nkazabikora murikiwe n'ukwemera, kandi nkazajya nkutoza abo nzaba ntumweho bose, kuko ukwemera kuri njye numva ariyo nkingi nubakiyeho, niyo nkingi negamiyeho, niwo musingi nubakiyeho, kandi nawo mwambaro numva nkwiye kuzambara. Nukunga ubumwe n'umwepiskopi wanjye ndetse n'abapadiri kuyobora imbaga y'Imana mu kwemera, mu kuri no mu rukundo. Nitwa Ukwizera Blaise, ni umufaratiri wa Diyoseze ya Ruhengeri, Paruwasi ya Busogo. Ndi imfura mu muryango w'abana 5, dutuye mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga. Burya rero kuvukira mu muryango w'abakristu ni amahirwe n'umugisha bikomeye cyane, bikaba akarusho y'ababyeyi bawe bagutoje kuba umukristu ukiri mutoya. Nshimiye ababyeyi n'inshuti bamfashije kumenya ivanjiri. Ndi umwana muto, paruwasi yacu yabagamo abapadiri b'abazungu gusa, ibyo abapadiri b'abirabura ntabyo nari nzi. Rimwe rero umupadiri umwirabura yaje gusura paruwasi yacu, nsanga niyo wahimbaje misa, nsanga rwose yayihimbaje neza. Uwo munsi mbona abakristo bose barishimye kuko byari bisanzwe, mbona baranogewe, kuko noneho yavugaga bikumvikana adashakisha, atari kwishakisha, ukumva n'ururimi rwe, ukumva mbese ari kwihimbaza neza kuko yavugaga geste byakoraga, uko yabikoraga, ukabona biri kugwamo neza cyane, ukabona ko n'abantu baje guhimbaza misa, baje muri misa kuri icyo cyumweru barishimye. Icyumweru cyakurikiyeho ntabwo nagiye mu misa, ngira ngo ndasanga kiri wawo ni nanone, narahageze nsanga siwe, ariko nyine uko yahimbaje ntabwo byigeze bimva mu mutwe, ntabwo byigeze bimva mu mutwe ngo numve nyine iyo image, iyo shusho yaragiye. Naho nahereye numva rwose nanjye nifuje kuba umupadiri. Nyuma y'ibyo hari utundi tuntu nagiye nyuramo mu buzima tw'ingorane se duto dusanzwe, ariko nyine nakageramo ngatabaza nti Nyagasani akantu kankiza nzakwiyegurira. Nyuma yaho rero nagiye mu seminari nto, ngezeyo by'upadiri, byo kuba padiri biyumvamo biba nk'ibyashize burundu. Ngeze mu mwaka wa 6 mu gihembwe cya 2 nibwo nafashe akanya nongera nitekerezaho neza, nibaza aho mva n'aho ngana, ubuzima bwanjye se ndabwerekeza hehe, ndajya he nkava he, nangira kwibaza n'impamvu ndiho. Nibwo nongeye kwibuka cyo gitekerezo nagize, nibuka na twa tuntu nagiye ngirira Uhoraho tw'amasezerano, nti Nyagasani nzakwiyegurira nunkiza utu n'utu. Noneho mfata icyemezo, ndavuga nti birakwiye ko nsubira kuri cya gitekerezo cya kare, nkaba umupadiri, nkajya mu seminari nkuru, nkitegura kuba umusaseridoti. Mu byanditswe bitagatifu dusangamo uko umudiyakoni yaje mu kiliziya n'icyari kigamijwe. Byakozwe n'intumwa umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugera ku wa 7, bidutekerereza uko abadiyakoni bashyizweho, bikatubwira ko bashyiriweho gufasha intumwa mu mirimo yazo. Umudiyakoni rero muri kiliziya aberiho gufasha umwepiskopi n'abasaseredoti, ubwo ndavuga abapadiri, mu butumwa bahawe bwo kwamamaza ijambo ry'Imana, gutagatifuza imbaga no kwiyobora ku Mana ku buryo bukwiye. Ubudiyakoni ni urwego rwa mbere rw'isakramento ry'ubusaseredoti. Urihawe akaba asabwa kwakira na yombi ingabire Imana imuhaye ijyanye n'iryo sakramento. Numva iyo ngabire nzahabwa izanyongerera imbaraga mu mubano wanjye n'Imana, kandi kamperekeza mu gusoza neza ubutumwa nzaba narahawe. Guhabwa ubudiyakoni ni uguhabwa ubutumwa muri kiliziya y'Imana, kandi ubaye umudiyakoni agirana igihango
na kiliziya. Mu kwakira ingabire nzagirana isezerano na kiliziya by'umwihariko na diyoseze yanjye binyuze mu biganza by'umwepiskopi. Numva rero nzafatanya n'abasaseridoti mu murimo n'ubundi basanzwe bashinzwe wo kwamamaza hose ijambo ry'Imana, kwamamaza hose ivanjiri ya Kristo ushaka gukiza bose. Ikindi numva nzihatira kwegera imbaga y'Imana, abakristu, kugira ngo menye neza icyo bakeneye n'icyo nabafasha, nk'uko kiliziya idahwema kubidushishikariza no kubishikariza abasaseridoti muri ibi bihe. Muri iyi minsi sigaye ugenda wahura n'umwana ukamubaza uti niko ye warabatijwe? Umwana ubwira ati reka da. Wabaza ababyeyi be ugasanga ntaho bigeze bahurira n'umuntu ubatekerereza ibya Yezu cyangwa se babwira Yezu uwo ari we. Usanga rero abenshi babayeho atari abakristu, atari uko uwababwira ijambo ry'Imana bataryakira, ahubwo ari uko batigeze bagira uri bamenyesha. Numva ndi umudiyakoni cyangwa se ndi umupadiri, nimba narabaye umupadiri nabwo no guhera ubu ngubu, uwo murimo wo kumenyesha bose ijambo ry'Imana no kubatoza ukwemera kwa kiliziya nzawukomeraho. Nitwa Gracian Kwihangana, ndi umudiyakoni wa Kiliziya Gatolika. Navukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 17 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1995. Iwacu ni muri diyoseze ya Ruhengeri, paruwasi ya Bumara, santrali ya Cyabingo. Ni mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Cyabingo. Umuryango wacu ugizwe n'abantu 6, papa na mama, na barumuna banjye 3 nanjye. Birumvikana ko ari njyewe mfura. Ubu ngubu rero nkaba ndi kwitegura guhabwa ubupadiri mu kwezi kwa 7. Umuhamagaro wo kuba padiri wanjemo igihe narererwaga mu seminari nto ya Nkumba, ku buryo bw'umwihariko ndi mu mwaka wa 6 mu 2013. Icyo gihe nazirikanye ibyiza Imana yankoreye mu buzima bwanjye kuva nkiremwa, maze nsanga ari byinshi cyane kandi bihebuje, ku buryo ntacyo nabonye nakitura Nyagasani uretse kumuyoboka njyewe wese no kumwegurira ubuzima bwanjye bwose, ngamije kubana nawe mu bumwe bw'indatana no kumukorera muri kiliziya ye yogeye ku isi hose. Kimwe mu byiza Imana yankoreye byamfashije kuyumvamo umuhamagaro wo kuba padiri, ni ukuntu yarinze ubuzima bwanjye mu bihe bikomeye navukiyemo. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ngenda ndushaho kubona urukundo rw'Imana mu buzima bwanjye. Muri make rero navuga ko kuba naramenye ko Imana inkunda cyane ku kigero no mu buryo ntigeze nkundwamo n'umuntu n'umwe, ari byo byatumye niyumvamo umuhamagaro wo kuba padiri. Isakramentu ry'ubusasaridoti ndi kwitegura guhabwa mu rwego rwa 2 ni isakramentu ryaremwe na Yezu Kristo ubwe ku wa 4 mutagatifu, igihe yabwiraga intumwa ze ati ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Icyo gihe Yezu Kristo yahaye intumwa ze itegeko n'ububasha bwo gukora nka we umurimo wa gisasaridoti, nukarema ryo isakramentu ry'ubusasaridoti. Kandi no muri iki gihe Yezu Kristo akomeza kwitorera bamwe mu bayoboke be kugira ngo mu izina rye
bajye bakora ku buryo bweruye umurimo wa gisasaridoti muri kiliziya babigirira abantu bose. Umupadiri rero ni umuntu w'umugabo watowe n'Imana ikamugira umwihariko wayo, akayiyegurira wese kandi burundu kugira ngo abane nayo kandi abereho gusa kwamamaza ivanjiri yayo ntagatifu no gusobanurira abantu bose amahame y'ukwemera gatolika, kuba umushumba w'abayoboke b'Imana no guhimbaza imihango mitagatifu yo kwisenga, cyane cyane atura igitambo cy'Ukarisitiya. Kuba ngiye kuba padiri bizanshushanya na Yezu Kristo ubwe, we musasaridoti mukuru kandi uzahoraho iteka. Nizeye ko kandi bizamfasha guhinduka umutagatifu. Ibi bihe turimo ni ibihe byiganjemo imyumvire mpezamana, ni ukuvuga imyumvire yimakaza ukwishyura ukizana kutagira rutangira, aho abantu benshi bashishikariye gukora icyo bashaka cyose kabone naho cyaba kidahuje n'ugushaka kw'Imana. Ariko kandi ibi bihe turimo ni ibihe birimo, ibihe tubonamo abantu benshi bafite inyota y'Imana, abantu benshi basonzeye ubutungane, abantu benshi bakomeye ku kwemera gatolika. Umusanzu wanjye rero nzaniye kiliziya gatolika na diyoseze yacu ya Ruhengeri muri ibi bihe biteye gutyo, ni ugufatanya n'abandi basaseridoti, ni ukuvuga abepiskopi n'abandi bapadiri, guhamya ko Imana iriho kandi ko ariyo mugenga w'ubuzima bwacu bwose. Ku buryo bw'umwihariko ndifuza mbere na mbere kurushaho kwegera imbaga y'Imana, ngafasha abantu kurushaho kwiyoboka no kwakira ingabire zayo zidukiza, ku buryo umuryango w'Imana warushaho kugenda waguka, ugakomeza gutungwa n'Ukarisitiya ntagatifu, kandi abanyabyaha bakabona uko bigorora n'Imana, n'abarwayi bakabona ikiborohereza ububabare. Icya kabiri nifuza ni ukuzakora uko nshoboye kugira ngo amagambo akubiye mu byanditswe bitagatifu ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho nzajya ntanga ndetse no ku buntu bwa Roho Mutagatifu. Icya gatatu ni uguteza imbere ubuyoboke bwerekeye Yezu Kristo mu isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya ndetse na Bikira Mariya umubyeyi mutagatifu w'Imana n'uwacu. Muri make rero navuga ko uwo ari wo musanzu nzaniye kiliziya gatolika na diyoseze yacu ya Ruhengeri ku buryo bw'umwihariko muri ibi bihe turimo. Nizeye ko umubyeyi Bikira Mariya niyeguriye azabimfashamo, akaba ari nayo mpamvu intego yanjye y'ubusasaridoti ari totus tuus, bisobanura ngo ndi uwawe njyewe wese. Iyo ntego nayikuye mu isengesho rya mutagatifu Ludovico Maria w'i Montfort, aho iyambaza umubyeyi Bikira Mariya agira ati totus tuus et omnia mea tua sunt. Ndi uwawe njyewe wese kandi n'ibyo ntunze byose ni ibyawe. Amen. Imbaraga zawe zisarura imitima